ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Haleluya. Yesu yarabwiye Marita ko kuzuka n'ubugingo byaje iwabo mu rugo. Abantu benshi bashobora no kwibaza ati se kuki hari ugihe umuntu aba afite impano ariko ugasanga arakora ibyaha, Mwuka Wera aba yarigendera. Mwuka Wera yakomeje guhata, warabaye umwana w'Imana, waravutse ukaza kuva mu byizerwa, ukava mu kwizera kuguhindura icyaremwe gishya ugasubira inyuma. Mwuka Wera arigendera. Yagiye rero ajyana imbaraga zinesha ibyaha, akajyana n'imbuto akagusigira impano. Niyo mpamvu ubona bamwe baba bafite impano ariko bagakora ibyaha. Ni ukuvuga ngo basigiwe gift ariko nyiri gift yaragiye. Hari ikigeragezo cy'ingaruka z'ibyaha. Ibyo cyikurwaho no kwihana neza no gukizwa neza, bigenda bikurwaho. Igeragezo cya Satani gikurwaho n'amasengesho, naho ikigeragezo Imana yemeye ko kiba gikurwaho no kwizera tugategereza isaha y'Imana. Icyo rero amasengesho icyo turemamo ni iki? Ni ugukomera tugategereza igihe cy'Imana. Yesu ashimwe. Nitwa Manase Nshimye Mukiza. Nifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo kwizera Yesu kurarema, cyangwa twizere Yesu, kumwizera kwe bizatuma turemerwa ibishya ndetse n'ubugingo buhoraho. Turifashisha ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 11 umurongo wa 20 kugeza 27. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka ku muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye databuja, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana nshaka ko tujyanaho tukabiganiraho tugendeye kuri ya nsanganyamatsiko yacu ivuga kwizera. Ubundi kwizera, mwanditsi wandikiye Abaheburayo ibice 11 yavuze ko kwizera ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya, ndetse arakomeza aravuga ngo ni nako kuduhamiriza ko ibyo tutabona ari iby'ukuri. Bibiliya igenda ihamya neza ko utizera adashobora kunezeza Imana. Nubwo nta kintu dushobora gukora ngo duhinduke abana b'Imana, ariko hari intambwe dutera kugira ngo tube mu muryango w'abana b'Imana. Muri izi ntambwe harimo kwizera. Bivuze ngo kwizera ni ishingiro cyangwa ni intambwe umuntu atera kugira ngo ahinduke umwana w'Imana. Ngewe kwizera nagushyize mu bice bigera muri 5. Kwizera kwa mbere ni ukwizera gusanzwe kwa kundi abantu bose bagira. Uku kwizera Yakobo yakwanditse mu bice 19 aravuga ngo uku kwizera n'abadayimoni barakugira, nabo bahinda umushyitsi bakizera ko Imana ibaho. Uku kwizera gusanzwe niko n'abantu hinzi bagira, bakizera ko imvura izagwa, bakagenda bagashyira imyaka mu murima, bagahinga nta muntu bavuganye, nta n'uwo bavuganye igihe imvura izagwira. Uku kwizera gusanzwe n'abacuruzi barakugira, bagenda bakarangura bakaza bakarunda mu aho ngaho nta muntu bavuganye, baba bafite kwizera gusanzwe. Uku rero gusanzwe n'abajura barakugira, bajya kwiba bazi ko bari bugaruke. Uku kwizera kurasanzwe. Naho kwizera kwa kabiri ni ukwizera guhindura umuntu icyaremwe gishya. Uku rero Yohana yakuvuzeho mu butumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Yohana yakomeje avuga ko aba bantu batabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Iyo wizeye Yesu umwami n'umukiza uhinduka umwana w'Imana.
uku kwizera rero niko guhindura umuntu icyaremwe gishya, kumwizera nk'umwami n'umukiza. Mbibutse ko Yesu yahawe abantu bose, ariko ubugingo ntabwo bwahawe abantu bose. Hashyizeho akantu kuvuga ngo uzamwizera, uzizera uwo niwe uzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Kandi nabwo kubivuga no kubiririmba ntabwo aricyo gihindura umuntu umwana w'Imana. Hari ibimenyetso bigaragara ko ufite uku kwizera kuguhindura icyaremwe gishya. Uku kwizera iyo wakugize ubyarwa n'umwuka. Iyo ubyawe n'umwuka hari ibimenyetso bigaragaza ko wabaye umwana w'Imana, Mwuka Wera yakubyaye. Icyambere kigaragaza ko ufite uku kwizera kuguhindura icyaremwe gishya, ugira imbaraga zinesha ibyaha n'ibisa nabyo. Uturaho ibyaha biba, ubaho ibyaha biba, ugendaho ibyaha biba, ariko kubera ko warahindutse umwana w'Imana, warakiyese umwami n'umukiza ukamwizera, Mwuka Wera guha imbaraga zikubashisha kunesha ibyaha n'ibisa nabyo. Cya kabiri kikwereka ko ufite uku kwizera kuguhindura icyaremwe gishya, uhabwa imbaraga zo kwera imbuto za Mwuka Wera. Pawulo yarazanditse mu Bagalatiya ibice 5 murongo wa 22 avuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukugwa neza, ni ukugira neza, ingeso nziza, gukiranuka no kwirinda no kwihangana. Yavuze ko ibimeze gutyo nta mategeko abihana. Ibyo rero ufite uku kwizera kuguhindura icyaremwe gishya, warabaye umwana w'Imana, wera izi imbuto, nicyo kigaragaza ko uri umwana w'Imana. Icya gatatu, uhabwa impano ya Mwuka Wera. Pawulo yandikira Abakorinto urwandiko rwa mbere yabandikiye 12:7 yaravuze ngo umuntu wese ahabwa n'uwo mwuka ikimenyetso kigaragaza ko Mwuka Wera yaje. Uzasanga ari impano Pawulo yarazivuze. Rero ibi bintu uko ari bitatu nibyo bigaragaza ko wabaye cyangwa ufite kwizera kuguhindura icyaremwe gishya, hindutse umwana w'Imana. Abantu benshi bashobora no kwibaza ati se kuki hari ugihe umuntu aba afite impano ariko ugasanga arakora ibyaha. Mwuka Wera aba yarigendera. Mwuka Wera yakomeje guhata, warabaye umwana w'Imana, waravutse ukaza kuva mu byizerwa, ukava mu kwizera kuguhindura icyaremwe gishya, ugasubira inyuma. Mwuka Wera arigendera. Yagiye rero ajyana imbaraga zinesha ibyaha, akajyana n'imbuto, akagusigira impano. Niyo mpamvu ubona bamwe baba bafite impano ariko bagakora ibyaha. Ni ukuvuga ngo basigiwe gift ariko nyiri gift yaragiye. Bisaba rero gukomera, umuntu akaguma mu kwizera kugira ngo ashikame mu kwizera, Mwuka Wera akomeza amutangira ubuhamya. Imana itwishimire. Kwizera kwa gatatu ni ukwizera kw'impano. Iyo wahindutse icyaremwe gishya, hari igihe ugira amahirwe Mwuka Wera akaguha impano yo kwizera. Iyi mpano yo kwizera iyo ufite nabyo ntabwo ari ukubiririmba ngo abantu bababwire ngo ufite impano yo kwizera. Hari ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite impano yo kwizera. Yesu yaranabivuze, aravuga ngo ibimenyetso bizagenda n'abizera. Bakandagira inzoka na sikorupiyo. Iyo ukandagira inzoka na sikorupiyo, Yesu yavuze ibi bintu ni imbaraga z'abadayimoni zikaze. Ukandagira inzoka na sikorupiyo, icyo ni icyambere. Cya kabiri, barya ibyica ariko ntacyo bibatwara, abafite impano yo kwizera. Cya gatatu, nta mbaraga z'abadayimoni zabahagarara imbere. Icya kane, barambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ni abantu bafite impano yo kwizera. Icya kane, kwizera kwa kane ni ukwizera kw'intwaro. Pawulo yandikira Abefeso 6:10 yarababwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Arabwira ngo kandi mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ageze 16 arabwira ngo kandi mutware kwizera nk'ingabo, niko muzajya muzimisha imyambo muba barasa. Kwizera ni ikintu gikomeye, ku buryo kwizera kuri mu mpano kukaba no mu ntwaro. Pawulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo kugira ngo muzaneshe, mutsinde uburiganya bwa Satani, mubashe gukomera, mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwe, nuko mugira kwizera nk'ingabo. Kwizera mu kugira intwaro, mu kugira ingabo ibakingira. Pawulo yandikira hanga Bibiliya yari ifite ubusobanuro, ivuga ko yarashatse kugaragaza Abaroma bari bafite ingabo bagiraga, yabaga yometseho uruhu rutose, ku buryo bajyaga kurwana n'umwanzi, imyambi babarasaga yahitaga ihagarara muri rwa ruhu, noneho ntibashe kubageraho. Nubwo yabaga yaka umuriro, yageraga muri rwa ruhu rutose ruri inyuma y'ingabo babaga bometseho, noneho ya myambi igahita izima. Pawulo rero agereranya ukwizera n'iyi ngabo icyo gihe yari hari, arabwira ngo namwe mutware kwizera nk'ingabo. Umukristo ufite uku kwizera, ufite kwizera, iyo umwanzi amurasha imyambi, ku mwanzi ntazabura kukurasa. Niyo akurasha umwambi umwe akabona ntacyo bivuze, arasa imyambi myinshi icyarimwe.
rero ntabwo yahagarikwa nuko ufite intwaro y'inkota, ahubwo ihagarikwa nuko ufite intwaro yitwa kwizera. Imana ishimwe. Iyo ufite iyi ntwaro yitwa kwizera, uhagarika imyambi umuba turasa yaka umuriro igurumana. Iyo myambiro nta yindi n'ibigeragezo. Birasaba ko tugira kwizera, kuko turi mu isi, tugomba kurwana na Satani dufitiye ingabo. Kwizera ni ikintu gikomeye ku buryo Yakobo yandika kwizera ageze ku bice 5:16 yaravuze ngo kwizera k'umuntu usengera umurwayi, naho uwo murwayi yaba yarakoze ibyaha, kwizera k'umusengera kuzamukiza ibyaha, kumubabarira ibyaha n'indwara arwaye ayikire. Bivuze ngo kwizera ni ikintu gikomeye. Ndetse na Yesu nawe abigaragaje mu butumwa bwiza Mariko yanditse ibice 2, yaravuze ngo Yesu yarebye kwizera kw'abahetse ikirema, abwira ikirema ngo ibyaha byawe bibabariwe. Ntabwo iki kirema cyabariwe nuko cyasabye imbabazi, nta nubwo iki kirema cyababariwe nuko cyihannye, ahubwo iki kirema cyababariwe kubera kwizera kw'abagihetse. Yesu ahita anakibwira ngo ikore n'ingobyi yawe utahe, kubera kwizera kw'abagihetse. Kwizera ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu mbashishikariza kugira kwizera, kandi mukizera Yesu mudacogojwe nuko hari ibyago n'amakuba byaje, kuko byose arabishoboye, nta kimunanira. Kwizera kwa gatanu ni ukwizera gufite imirimo. Yakobo yandika ibice 2:21 yaravuze ngo nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko kwizera kose kudafite imirimo kuba gupfuye. Yarashatse kugaragaza ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Nimugira kwizera mujye mwongeraho no gukora imirimo, niho kwizera kwacu kuzagira umumaro, kuko kwizera kose nako kudafite imirimo kuba gupfuye. Uku kwizera nitukugira intwaro tuzanesha, ariko nitwongeraho imirimo kuzagira agaciro ku buryo bukomeye. Kandi mujye mukunda gusoma agatabo k'umugenzi Mukristo ari mu rugendo rujya mu ijuru. Hari aho yananiwe mu kwizera, Aparowoni ageze mu gikombe cya mucica bugufi, yasanze ako gatabo karavuga ngo Aparowoni yari ari mu nzira yatandaraje, inzira yose yayuzuye. Amubonye aramumenya, aramubwira tuvuyesha, aramubwira ati mvuye mu irimbukiro ndimo ndagana mu rurembo Siyoni. Aramubwira ngo ndabona usa n'umuntu wajya gunkorera. Mukristo aramubwira ngo ntago wibeshye, kera naragukoreraga, ariko ubusigaye nkorera undi mwami, nahatswe n'undi mwami ugira neza. Aparowoni aramubwira tugarutse naguha amahirwe ukongera ukankorera. Mukristo aramubwira ngo uwampatse agira ubuntu n'imbabazi. Aparowoni aramubwira ngo uwo mwami ugiye kureba ndamuzi, ariko ndamwanga, nanga n'abaca muri iyi nzira. Aramubwira ngo kandi ikindi, umuririmbyi yaravuze ngo iyo Satani ashaka kunyihebesha anyibutsa gukiranirwa kwanjye. Aparowoni yese amubwira ngo uwo mwami ugiye kureba ntago yakwemera, ndakuzi uri umunyabyaha. Amwibutsa ibyaha, wowe uri umusambanyi, uri umwicanyi. Muzajya mubyumva Satani mu mitima agenda twibutsa ibyaha by'ibyo twakoze, ariko kwizera Yesu kuduhindura icyaremwe gishya. Haleluya. Nayo mpamvu babwira ko nabyo bindi bajya bavuga ngo muze tubakureho karande. Ntago karande kurwaho nuko abantu bagusengeye, karande kugurwaho no kwizera Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu Kristo ntago ukiri umwana wo kwa runaka, uhinduka umwana w'Imana. Ubu ibyakera byose biba bishize, tugahinduka ibyaremwe bishya. Imana ibaho umugisha. Aparowoni yamwibukije ibyaha, aramubwira ngo ndakuzi, uruwo kwa runaka wakoraga ibyaha ibi n'ibi. Aramubwira ati kandi wibuke mu isayo gahinda gasaze, umwami wanyu yashyizeho utubuye two gutarukiraho wigaraguye mu isayo. Amwibutsa ku musozi biruhanye uburyo yasinziriye, amwibutsa abonye intare ziziritse uburyo yari agiye kwiruka ari umunyabwoba. Mukristo aramubwira ngo ibyo byose uvuze nibyo Aparowoni, nibyo, hari n'ibindi nakoze utamenye, ariko byose naciye ku musaraba, umwami wanjye yarabimbabariye. Imana ishimwe. Aparowoni abonye Mukristo amutsinze, aramubwira ngo uwo mwami ukorera ahemba atinze. Yagiraga ngo ate kwizera, aramubwira ngo uwo mwami ukorera ahemba atinze, ahemba atinze. Ngewe abanjye mbatabarisha amaboko niyo byanze shyiraho n'uburiganya. Aramubwira ngo kandi mwebwe mukubitirwa mu isareba. Mukristo yuzura imbaraga, aramubwira ngo abagira ngo apime urukundo tumukunda, ariko agenda agabanuka mu kwizera. Uko ari kugenda agabanuka mu kwizera, Aparowoni yari arimo agenda amubara.
ahita karaga umuriro w'imbaraga, aramukubita. Mukristo agwa agaramye, agukubiri n'inkota. Inkota ivuga ijambo ry'Imana. Mukristo yari ataye ibyasezeranyijwe, yari ataye ibintu yavuganye n'Imana. Kubera iki? Yananiwe mu kwizera. Iyo wananiwe mu kwizera ugasubira inyuma mu kwizera, uta ibintu wavuganye n'Imana ntabwo uba ukibyizera. Utangira kubara imibare ngo ese bizasohorera hehe, ese ko ntari uwo kwa runaka, ese kubona ibi bisigaye bigenda gutya, ese ibi byagenda gute. Ugatangira kubara imibare y'ukuntu byasohora. Kubera iki? Wagabanutse mu kwizera. Ako kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kuko niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri, nako kuduhamiriza ko tuzaba mu ijuru, tuzabana na Yesu, niko kunatwemeza ko ibyo Imana iri kutubwira bizasohora tudafite n'inzira. Kuko Habakuki yarahanuye aravuga ngo ibyerekanwe byose bigaragazwe ku mbaho, kuko ibyahanuwe n'ibyerekanwe byose bifite igihe. Ndetse Imana ibwira Habakuki ngo ubwire Abisirayeli ngo babyitondere, kuko ibyahanuwe bifite igihe, ngo babitegereze, naho byatinda ntibizatinda, naho byatinda bitegereze kuza ko bizagira gute, bizaza. Dukwiriye kwizera Imana, tukizera ko n'ibyo tutarebesha amaso, n'ibyo tutabona, n'ibyo amatwi yacu adashobora gushyikira ngo abyumve, ariko Imana ifite imbaraga zabyo. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mugore Bibiliya itubwiye abantu batatu. Yesu ari mu isi yahuye n'abagore benshi Yesu yahuye n'abagore benshi ba Mariya. Uyu mugore Bibiliya ivuga ahangaha, Bibiliya ivuga uyu mugore yari mushiki wa Lazaro, niwe nshaka kuvugaho. Uyu mushiki wa Lazaro, Bibiliya nimusoma ku gice cya mbere, igice 11 muhereye ku murongo wa mbere, murasanga ko yari indaya ruharwa. Uyu mugore yari indaya ruharwa, azwi muri karitsiye ko ari indaya, ariko aza kumva amagambo ya Yesu, uburyo Yesu yigishaga, yumva aramukuza, aravuga ati uyu mugabo uvuga neza namukura he, ko numva afite amagambo meza y'ubugingo. Yumva ibintu bya Yesu arabikunze, atangira kumva nawe ayo magambo ya Yesu yayumva, ariko aribaza sinamubona nte, agendana nabande, akorana nabande. Ariko baramubwira batejo Yesu azasangira n'abigishwa be kwa Simoni. Uyu mugore yahise yihuta kujya kureba Yesu kwa Simoni, yitwaza amavuta meza aragezweho mu gati kitwa narada, ngo agere kwa Simoni. Arakomanga, akomanze, Simoni akinguye abona ni wa mugore w'indaya ruharwa. Simoni mu mutima aribaza, ariko uyu mugore yabaziranye nande? Ninde yabaziranye nawe muri aba bigishwa? Ninde yabaziranye nawe? Kuko urumva bari bamuzi nk'indaya ruharwa. Ariko dushimiye Yesu utajya wita ku ngano y'ibyaha twakoze. Kumwizera ubwabyo bidukuraho urubanza rwose rw'ibyaha. Ntabwo Yesu yari kwita ku byaha uwo mugore yakoze, abo basambanye Yesu ibyo ntiyabirebye, ahubwo yarebye kwizera uwo mugore azananye, umutima ushaka guca bugufi. Simoni agikingura abona wa mugore arirukanse no ku birenge bya Yesu. Simoni mu mutima aratekereza ati ariko ko batubwiye ko uyu mugabo ari umuhanuzi, gute uyu mugore yaba arimo amukoraho ntamumenye? Ariko Yesu areba mu mutima wa Simoni, aramubwira ati Simoni, uyu mugore ndamuzi. Aramubwira ngo kandi Simoni, ntago abazima bari bakeneye uyu muvuzi, ahubwo abarwayi nibo bashaka umuntu bavura. Uyu mugore Yesu atangira kurira. Haleluya. Kurira byari bivuze ngo arihannye. Kuririra ku birenge bya Yesu, ahita yunama atangira kuririra ku birenge bya Yesu. Kurira ku birenge bya Yesu, yarabwiye Yesu ngo mwami nge ntacyo ndicyo, ndaciritse cyane, ndi munsi y'ibirenge byawe. Ahita afata umusatsi we arawudendeza cyangwa arawurekura, ahita yunama afata ya marira yarariye ku birenge bya Yesu, ahanaguza umusatsi we. Yarashatse kubwira Yesu ngo n'ubwiza bwanjye nareheshaga abagabo mbutesheje agaciro. Ahita afata amavuta meza yaragezweho ayasiga umubiri wa Yesu. Byari ibintu bibiri. Icya mbere yarawuteguraga wendaga gutambwa. Icya kabiri yarabwiye Yesu ngo ngewe ubwanjye n'ibyo ntunze turabawe mucunguzi. Haleluya. Yesu arebye uburyo uyu mugore amwizeye, aramubwira ngo mugore, ibyaha byawe birababariwe. Uyu mugore Yesu ahabwa imbabazi kubera ko yari yizeye Yesu umwami n'umukiza. Yari aruhutse. Yesu yaje kuvura imvune zo mu mutima. Yesu yarabwiye Simoni ko ntago abazima bari bakeneye umuvuzi, ahubwo abarwayi nibo bashaka umuntu bavura. Yesu yaje kuvura za mvune ziba mu mutima w'umuntu adashobora kugera. Kumwizera ubwabyo ni ugukira imvune zo mu mutima. Ahabwa icyubahiro Yesu. Uyu mugore yahise ajyana Yesu baba inshuti, amwereka mukuru we Marita, aramubwira uyu ni mukuru wanjye, uyu ni musaza wacu Lazaro wacu badusize gutya turi batatu. Bibiliya igaragaza ko Yesu yagiyeyo kenshi. Bibiliya igaragaza ko Yesu yariyeyo kenshi. Mu ngo zigera muri enye Yesu yariyemo. Bibiliya irazivuga. Bibiliya ivuga ko yaririye kwa Simoni urugo nari mbabwiye. Bibiliya ivuga ko yaririye kwa Zakayo ariho ahangaha. Bibiliya inavuga ko yaririye kwa Ntuza.
Bibiliya ivuga ko yaririye kwa Lazaro, ariho ngaho kwa mushiki wa Lazaro, izo ngo enye. Ariko Bibiliya igaragaza ko Yesu yagiye muri uru rugo cyane, yahaririye cyane, ko bari inshuti. Bagezeho na Marita aramwizera, na Lazaro aramwizera, bose baramwizera. Yesu yahoraga muri urwo rugo, bari inshuti magara. Igihe kimwe Yesu yaje kuzura umwana wa Yayiro. Avuye kuzura umwana wa Yayiro, amaze kumuzura, abayuda babonye ko akize, bahinduye amagambo, baravuga ngo ntabwo yari yapfuye, ahubwo yari asinziriye. Bivuze ngo Yesu ntazuye, ahubwo aramukanguye. Yesu aravuga ati ariko abayuda bazagiza ryari kutanyizera? Reka noneho nzazure uwo bagiye gushyingura, nereka abayuda ko kuzura mbishoboye. Yesu ajya mu mudugudu w'i Nayini, ahura n'umupfakazi wari ufite umwana umwe w'ikinege. Umugabo yaramumusigiye, nawe yapfuye. Yesu arabahagarika, arabwira ati mwurutse ikiri, baburutse umurambo. Afata wa mwana aramuzura, abayuda bareba, amusubiza nyina. Abizera baravuga ati Imana ishimwe, aramuzuye. Ariko abatizera n'uburi baravuga ati ariko mbega abantu b'i Nayini bari bagiye gushyingura umuntu atarapfa neza. N'ubundi Yesu ntibamwizera. Yesu ntibamwizeye ko umwana w'i Nayini yazutse. Abayuda ntibabyizeye. Yesu rero ahita avuga ati reka noneho nzazura barangije gushyingura, nereka abayuda ko kuzura mbishoboye. Haleluya. Nitutizezwa, niko ijambo ry'Imana rivuga, nitutizezwa n'amagambo avuga, azakora imirimo n'ibitangaza twemeze. Kuko nitutagendera ku byo we yavuze ngo tubyizere, azajya agenda dukanguza ibimenyetso, akora ibitangaza. Nabona utizera kandi urwaye ashaka kugukiza, azakiza uri hafi yawe. Nabona utizeye kandi arashaka kuguha akazi, azagaha umushomeri mwagendanaga kugira akwemeze kubw'imirimo, agenda akwemezesha imirimo y'abandi, agukanguza ibimenyetso. Biradusaba kumwizera uko byamera kose. Dawidi yanditse Zaburi ya 93, aravuga ngo naho inzuzi zatera hejuru guhorera kwazo, aravuga ngo umuraba ukomeye w'inyanja, aravuga ngo guhorera kw'amazi menshi. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Naho guhorera kw'amazi menshi kwaba kwinshi, naho urusaku rw'inyanja rwahaguruka, ariko kwizera Yesu Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Yesu abonye batamwizeye, yafashe uburwayi mwenyewe abushyira muri Lazaro yakundaga amagara. Aha nimpagera ndagusomera ijambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere 10:13. Yarababwiye ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu. Arababwira ngo ariko Imana niyo kwizerwa, kuko ntizabakundira ko mugeragezwa ikigeragezo kiruta icyo mushoboye. Avuga ijambo rikomeye, avuga ngo ariko hamwe n'ikibagerageza, Imana izajya ibacira kanzu kugira ngo mubashe kukihanganira. Hari ibigeragezo Imana yemera ko bitubaho kugira ngo izina ryayo rihazahabwe icyubahiro. Mwibuke Yesu yabonye umwana w'impumyi, abigishwa baramubwira ati uyu mwana yakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi? Bese arababwiye ngo nta babyeyi bakoze icyaha, nta nubwo uyu mwana yakoze icyaha, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri uyu mwana. Bivuze ngo hari ibintu Imana yemera ko biba bikatubaho kugira ngo imirimo yayo yerekanwe. Imana ishimwe. Aha rero Yesu yemeye ko Lazaro arwara kugira ngo agaragarize abayuda imbaraga ze z'uko azura. Yesu yari inshuti na Mariya na Marita, ku buryo bajyaga bagenda birata ku bayuda bati wa muntu mwumva ukiza indwara ni inshuti yacu magara. Bakanabirataho ko ajya aza bagasangira bakaganira, aza mu rugo akabasura nk'abantu bafite inshuti ikomeye, bakabyirata. Ariko umunsi Lazaro yarwaye, bamutumyeho bati mwigisha, usabwa ibyihuse kugera mu rugo. Bashyiramo akantu kavuga ngo ukunda cyane, Lazaro ararwaye. Bumvaga Yesu kubera urukundo afitanye nabo n'ukuntu bamwizeye n'ukuntu bagumanye nawe, atabura kuzinduka ngo akize Lazaro. Ariko mwumva icyatunguranye, Yesu yabwiye intumwa ngo nimugende mubwire Mariya na Marita ngo indwara Lazaro arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Bivuze ngo hari ibyo Imana yemera ko bitubaho atari byo kutwica, ari ukugira ngo izina ryayo rizahabwe icyubahiro. Aho naho dutegetswe kuguma mu kwizera, kuko imbaraga z'Imana zigomba kugaragarira muri twe abayizera. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ntabwo yahise ajyayo. Intumwa zaraje zizana ubutumwa, zitaravuze ati rero ntago azapfa. Babivuga abapingayi bari aho, abatizera Yesu bahari, abatamwizera bahari, bati bwavuze ko atazapfa. Kubera ko bari bamuzi, bari bazi ko yabageje ba Mariya na Marita bagiye babwira ati akiza indwara ni inshuti yacu magara. Yesu arababwira ati ntabwo azapfa.
baguma aho ngaho. Yesu ntiyaza, biravuga ngo asibira kabiri, ariko gusibira kabiri n'undi mubare udasanzwe, kuko Yesu yagiye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. Babona Yesu ntaje, bwakeye kabiri Lazaro arapfa. Abayuda barumirwa bati dore wa wundi. Batangira gufata kwizera kwari muri Mariya na Marita bakubamaramo, bati dore umugabo mwizeye ntashoboye, yavuze ko Lazaro atazapfa, si nguyu umurambo. Bafata kwizera. Mariya na Marita nabo babonye ibikome, babonye ko Lazaro apfuye, baribaza se koko ni Yesu wavuze? Nawe ujya uhura n'ibyo, ukagera mu bikugoye, ukagera mu bikuremerwa, ni Yesu wavuze? Ese koko ibi arabizi? Yesu arabizi, ahubwo arashaka kugaragaza imbaraga ze. Komeza umwizere. Haleluya. Babona Lazaro arapfuye, batangira kwibaza ariko si we, ntabwo ari we twavuganye. Abafarisayo baraza babwira ati ntabwo uriya ntashoboye. Bafata kwizera kwari muri Mariya na Marita bakubamaramo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera, wita ku magambo abantu bavuga, komera mu kwizera. Babona arapfuye, wakibaza se wa mugani ko Yesu yavuze ko Lazaro indwara arwaye atari kumwica, ariko wajya kubona ukabona arapfuye, nawe ntiwatekereza nk'aba Bayuda? Ese koko ko Yesu yari yavuze ngo ntazapfa, ariko bwacya akaba arapfuye? Reka mbasobanurira ahantu kugira ngo wenda mutabitekerezaho ukundi. Imbere y'Imana biragaragara ko imbere y'Imana Lazaro ntago yari yapfuye, kuko namwe muzabirebe mwumva ijambo Imana yavuganye na Mose ari ku nyanja itukura. Mose yaratatse, Mana dutabare, ababisha hirya no hino ni imisozi, nyuma hari ababisha, imbere hari inyanja. Muzumva ijambo Imana yabajije Mose, nabajije ngo niki gituma untakira? Kubera iki Imana iri kubaza Mose ngo niki gituma untakira kandi inyanja ihari? Imana ibwira Mose ngo ubwo bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Bivuze ngo Imana ntabwo yari iri kubona, ntabwo Imana yigeze ibona inyanja imbere y'Abisiraheli, ahubwo Imana yarebaga umuhanda mu nyanja, ariko Abisiraheli ntibawubonaga. Niyo mpamvu Imana yabwiraga Mose ngo babwire bakomeze bagende. Ntabwo ari kubabwira ngo bakomeze bagende kandi hari mu nyanja, ahubwo yari kubona nk'umuhanda. Kandi Mose ntari kuwureba, n'Abisiraheli bari kuwureba. Bivuze iki? Ibyo twe tutabona n'amaso ku Mana biragaragara. Imana ishimwe. Ibyo tubona ko byapfuye ku Mana ni bizima. Bivuze ngo imbere y'abantu Lazaro yagaragaraga nk'umupfu, ariko imbere y'Imana, Imana yari ifite ubugingo bwa Lazaro mu biganza byayo. Kubusubiza rero muri Lazaro byari ibintu byoroshye, kuko ibyo byose Yesu arabishoboye. Imana ihabwa icyubahiro. Nayo mpamvu batari gukurwa umutima nuko Lazaro yapfuye, kuko iyo bagikomeza kumwizera ko ari ugira ikirema, acyarema akanagikomeza, bari kwizera ko n'ubugingo bwe iyamuremye yakongera ikamusubizamo n'ubugingo. Ariko kwizera kwabashizemo, babumvisa ko Yesu yabeshye, babumvisha ko Lazaro apfuye birangiye, ndetse batangira no kumubarira mu muzuko ko aricyo gihe hazazukira. Bibiliya iravuga ngo Yesu yasibiye kabiri, amara iminsi ine Lazaro ajya mu gituro, amara iminsi ine. Ku munsi wa kane rero, ku munsi wa kane Yesu araza, mwene Imana rwose ashimwe, abaraje ku munsi wa kane. Kubera iki Yesu yaje ku munsi wa kane? Kuki ataje ku munsi wa gatatu? Kuki ataje ku munsi wa gatanu? Kuki ataje ku munsi wa 20? Yesu akaza kwa Mariya na Marita ku munsi wa kane. Ndagira mbibasobanurire n'ibintu bibiri byatumye Yesu aza ku munsi wa kane. Ku munsi wa kane iyo umuntu bamushyinguye aba yaturitse, nta mubiri aba agifite, biba byarangiye, bayaturaguritse, yaboze, yanutse. Ni ukuvuga ngo yaje babizi ko Lazaro atagifite umubiri, nta mubiri ugihari, yaturaguritse, yaboze. Iyo akiza ku munsi wa gatatu bari kuvuga ati impamvu byemeye, umubiri wari utarashwanyagurika. Yakiza ku munsi wa mbere niko bari kuvuga. Yesu yaje babizi ko nta mubiri ugihari. N'ikimenyimenyi urasoma yarababwiye ngo nimukure igitare, barabimwibwirira, niyo bana bimubwiye bati aranuka, uyu ni umunsi wa kane. Barabimwibwire, nimusoma hepfo muraza kubibona. Yarababwiye ati mukure igitare, batereka da ari kunuka, baramubwira ngo uyu ni umunsi wa kane. Haleluya. Bivuze ngo bari babizi ko nta mubiri Lazaro agifite. Yesu yaje bazi ko byarangiye. Kumwizera kuguhesha ubutware bwo n'igihe abantu babona ko byarangiye, ugahita umenya ko na nyuma ya zera ajya akora. N'igihe abantu bazi ko nta mubiri ugihari, Yesu ajya awurema. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri cyatumye Yesu aza ku munsi wa kane. Ku munsi wa kane niwo munsi Abayuda bakuraga ikiriyo. Bari bavuye imihanda yose baje gufasha Mariya na Marita kurira no gukura ikiriyo. Noneho bava imihanda yose. Yesu rero yaje gutabara, arivuga. Haleluya. Avuga kwaje, arahuruza, abibwira abantu kwaje. Yari yavanye abantu imihanda yose
kugira ngo imbaraga ze zigaragare. Ahageze asanga barahari ari benshi. Aza ku munsi wa kane mu gihe bazi ko bitacyemera, Lazaro nta mubiri agifite, yatonyaguritse. Ikindi bavuye imihanda yose ni benshi. Yesu arashaka kwivuga mu Bayuda, amenyekanisha imbaraga ze. Niyo mpamvu yaje ku munsi, baje ari benshi. Aza muri icyo gihe, Marita amubonye arirukanka amusanga ku irembo, arabwira ngo databuja, iyaba wari hano. Ndagira mwumvire ijambo, aha niho twasomye. Iyaba ni nko kuvuga ngo igihe uziye ni impitagihe, byararangiye. Iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ni ukuvuga ngo Marita yari azi presence ya Yesu, yari azi ko Yesu aramutse ahari nta kibazo bakagombye kugira. Ariko kumubwira ngo iyaba wari hano, ni ukuvuga ngo ntakiri kubyizera ko igihe aziye hakora. Iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ibi birashaka kugaragaza iki? Birashaka kuvuga ko igihe cyose, igihe ako kanya Yesu aziye ntibiri bwemere. Aramubwira ngo ariko yari gifitemo kwizera gake, aramubwira ngo ariko nzi yuko ibyo usabye Imana izabiguha. Abishyira mu nzagihe. Abishyize mu nzagihe, Yesu aramureba, abona Marita kwizera kwamushizemo, nawe amusubiza mu nzagihe. Aramubwira ngo erega Marita, musaza wawe azazuka. Umva Yesu nawe amusubije mu nzagihe. Marita aramubwira ngo ibyo nyine ngo warabyigishije turabizi, ni ku muzuko nyine wo ku munsi w'imperuka. Kuko nawe yizeraga ko Lazaro azazi ko ku muzuko, naho ibyo kuzuka ako kanya ntabwo Marita yabyizeraga. Yesu abona Marita ntari kubyumva, abona Marita nta nubwo akimwizera. Yesu yahise abikura mu nzagihe, abizana mu ndagihe y'ako kanya. Aramubwira ngo erega Marita, Marita, ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Haleluya. Yesu yarabwiye Marita ko kuzuka n'ubugingo byaje iwabo mu rugo. Kumwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Imana ishimwe cyane. Marita, Yesu aramubwira ngo kandi nawe Marita, mwe mukiriho nimunyizera nimuzapfa iteka ryose. Aramubaza ngo Marita, ibyo mvuze urabyizeye? Marita yasubije Yesu ngo ikintu nizeye ni ukuri Kristo, umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Bivuze ngo Marita ntabwo yari yizeye ko Yesu yakora igitangaza ku kanya. Aramubwira ngo ikintu nizeye cyo Kristo, umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Ni nkaho yakamubwiye ngo naho ibyo kuzura byo ntabyo nzi. Ariko Yesu aramubwira ngo nimunyereke aho mwamushyize. Haleluya. Yesu ajya yemera ko duca mu kigeragezo gikomeye. Mu bigerageza abantu barwana nabyo, hari ikigeragezo cy'ingaruka z'ibyaha. Ibyo gikurwaho no kwihana neza no gukizwa neza, bigenda bikurwaho. Igeragezo cya Satani gikurwaho n'amasengesho. Naho ikigeragezo Imana yemeye ko kiba gikurwaho no kwizera, tugategereza isaha y'Imana. Icyo rero amasengesho icyo turemamo ni iki? Ni ugukomera tugategereza igihe cy'Imana. Aha rero Yesu yarashatse kwereka Mariya na Marita ko bakagombye gukomera bakamutegereza, kuko yari yababwiye ko indwara Lazaro arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe iki? Icyubahiro. Bagombaga kumutegereza ko naho byanutse, naho byaba bidashobokera abantu, naho abantu bari kubona ko byarangiye, afite imbaraga. Kuko yabwiye Yeremiya, arabwira ngo ninjye ugira icyo ndema. Nuvuga ngo niyo ubuzima bwaba budahari, niyo ubugingo bwaba budahari, araburema. Niwe ugira icyarema akagikora kandi akagira gute? Akagikomeza. Marita rero yaramubwiye ngo icyo nizeye ni ukuri Kristo. Yesu ati nimunyereke aho mwamushyize. Abayuda bose na Mariya, nusoma Bibiliya yavuga ngo na Mariya nawe yahise asohoka, nawe arangije aramubwira ati yaba wari hano. Yesu baramanukana, Abayuda bose bari mu nzu bose barasohoka. Bageze kumva Yesu abarebye bagose iyo mva ari benshi cyane, arabwira ati mukureho igitare. Batari kunuka. Yesu ati nimukureho. Atari kunuka. N'umunsi wa kane ahita yindukira Marita, arabwira ati sinakubwiye ko niwizera uribona ubwiza bw'Imana? Nawe niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Yesu akuyeho igitare ngo arebye kwizera kwari muri abo bantu, abona ntako. Arebye Abayuda bose, arebye Mariya na Marita bamugose, abona bose bataye kwizera, ararira. Arizwa nuko batizeye. Abayuda bagira ngo ari kurizwa na Lazaro. Baravuga ati yozi ko yamukundaga. Yesu areba mu ijuru, biravuga ngo asuhuza umutima, abwira Data, isengesho ryiza cyane, avuga ngo Data nakagombye guhita muzura, ariko impamvu mbaje gusenga ndagira ngo Abayuda bangose bamenye ko ari wowe wantumye. Areba mu mva, arahamagara ngo Lazaro. Ako kanya Lazaro, kubera ko yari yarapfuye ariko agapfana ubushuti na Yesu, nunamanuka mu kigeragezo nikikugora ntuzate Yesu, uzagumane kumwizera. Nubwo Lazaro yari yarapfuye, ariko yari yapfuye yizeye Yesu. Igihe Yesu yahamagaye Lazaro, yahise yumva amajwi y'inshuti ye. Lazaro ahita baduka,
abayuda barumirwa, abantu baratangara, baribaza n'iki kibaye. Yesu arababwira ngo nimumubohore. Baramubohora, bikubita hasi bose bubamye, nta n'umwe usigaye. Baramuramya bati ni wowe Mana, baramuramya bati ni wowe Mana. Ngiki kintu Yesu arindiriye, ngiki kintu cyatumye yemera kuca mu bigeragezo bitandukanye, ngiki kintu cyatumye yemera kunyura muri iyo nzitane, ni ukugira ngo izina rye rizahabwe icyubahiro. Ndakwifuriza kumwizera. Birashoboka ko bikomeye, birashoboka ko wageze mu kibazo kingana n'icyo Marita na Mariya bari bagezemo, ariko kumwizera kugera naho mu rupfu wizera ko wazuka, Yesu byose arabishoboye, aracyazura. Umuririmbyi yararimbye, umuramyi mwiza cyane, n'ufise aririmba aravuga ngo arazura, akazura n'abagihagaze. Kumwizera, impamvu yavuze kuzura abagihagaze, kuko bigaragaza ko umuntu wese utizera Yesu, umuntu wese utizera Yesu yicaye mu rupfu, ariko kumwizera bidukura mu rupfu. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo arazura, akazura n'abagihagaze. Kumwizera ni ukuzuka mu buryo bubiri, yakuzura mu buryo bw'umubiri, akakuzura mu buryo bw'ubugingo buhoraho, ugahabwa ubugingo buhoraho. Mbifurije kwizera Yesu. Kwizera kwacu kurarema. Kumwizera biraturemera ibidasanzwe. Kumwizera biraturemera ubuzima bwa none n'ubw'ejo. Kumwizera biraduha kugira za ntambwe 5 zo kwizera mbabwira. Kumwizera biraduhesha amahirwe y'ejo hazaza. Kumwizera noneho igikomeye twabamwizera ntago bizarangirira ino, tuzahabwa n'ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Mbifurije kwizera Yesu. Birashoboka ko wumvise iri jambo ufashe umwanzuro wo kwizera Yesu. Ntabwo nzahuri, ntabwo nzahuryumviye, ariko kumwizera ubwabyo nk'umwami n'umukiza niyo ntambwe ya mbere. Ukaturuka ibyaha wakoze, ukamubwira uti ndakwizeye, nemeye kuba uwawe, ukamwizera, akagukuraho urubanza rwose rw'ibyaha, akaguha imbabazi, amazina yawe akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukazahabwa ubugingo buhoraho. Kandi ntabwo bizarangirira aha. Mbibutsa Bibiliya bivuga, kwizera Bibiliya ukizera ijambo ry'Imana nicyo kiduhamiriza. Dawidi yanditse Zaburi ya 34:16, aravuga ngo amaso y'Uwiteka aba ku mukiranutsi, n'amatwi ye aba ku gutaka k'umukiranutsi. Ni ukuvuga ngo abamwizeye bagahabwa gukiranuka, amaso y'Uwiteka bahoraho. Haleluya. Amaso y'Uwiteka ahora kuba mwizeye, aho niyo batatse arabyumva. Umuririmbyi yaravuze ngo nguwaraje ahuruye ngo atabara be, ahururira be, ahurira bamwizeye. Wa 334 yaravuze ngo kandi akunda kugirira neza be, abo ni abamwizeye. Umuntu 190 yaravuze ngo ntihakingirizwa, nta n'igicu cyakuba, byose byeyurwa no kuboneka kwe. Aravuga ngo nta shavu, nta bwoba, nta n'igishyika, turamutse tumwizeye tunamwumvira. Impamvu ubona dufite igishyika, impamvu ubona dufite ubwoba bw'ejo hazaza, impamvu ubona tubabaye tukavuza induru, nuko tutamwizera nk'uko bikwiriye. Ariko niduhagarara mu kwizera, n'imiyaga n'imiraba bitegeka, ibitagira amatwi byumvira Yesu, byose bikamwumvira. Nkwifurije kumwizera nk'umwami n'umukiza. Warangiza kumwizera nk'umwami n'umukiza, ugafata ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe ukabishyira muri Kristo Yesu. Wamara kubishyira muri Kristo Yesu, niwe uzamenya ubuzima bwawe bwa none n'ubw'ejo. Azakurinda ibyago n'amakuba, azahora kuragira kugeza ku bugingo buhoraho. Nta nubwo bizarangirira ino, tuzanezeranwa n'abizera, twese duhuriye mu bwami bwo mu ijuru, turebe Yesu amaso ku maso. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ko uri umubyeyi mwiza w'imbabazi. Turaguhimbaje kuba duhaye Yesu kugira ngo tumwizere duhabwe ubugingo buhoraho. Ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo ryawe, uciye bugufi mu mutima, utarakwakira nk'umwami n'umukiza, kugira ngo umuhe agakiza ku buntu bwawe. Ubwo aciye bugufi akaba ahinduye umushyitsi munsi y'ijambo ryawe, ndagusabye kugira ngo umwakire, wandukure amazina ye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Abari baguye wongere ubagaruze neza yawe, abari bari kunanirwa bacitse intege ubakomeze, ku ijambo ryawe niko ritubwira. Ndagusabye kugira ngo bagirire neza, wongere ubagarure mu buntu bwawe. Abari bagabanukiye mu kwizera wongere ubuzuze kwizera. Abo wavuganye nabo ntibizere ibyo wavuze, ndagusabye kugira ngo mwami wongere usohoze ibyo wavuze, kugira ngo amahanga amenye kuri ya Mana ivuga igasohoza. Urakoze Mana, twongerere kwizera kugira ngo tubashe gutsinda uburiganya bwa Satani, duhagarare dushikamye, tudatsinzwe n'uburiganya bwe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi twongerere kwizera kuduhamirize ko nibyo tutareba ari by'ukuri, kandi kuduhamirize ko tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze kutwumvise, tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.